Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Uyu munsi tugiye kuba imbere y'Imana duhimbaza Imana mu ndirimbo. Reka dutangire dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Dushimye ko abanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni cyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuguhimbaza, duciye bugufi kugira ngo twese tuboneze rwose. Kimara kutubabarira, utwemerere iyi ndirimbo ikubera umubavu uhumura neza. Urakoze mwami, icyubahiro ni cyawe n'iteka ryose. Amen. Tugiye kuririmba indirimbo ya 45 mu ndirimbo z'agakiza. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wampitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inamutugira. Uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inamutugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Amena.
indirimbo iratubwiye ngo iby'Imana ikora ngo biradutangaza, ngo nta n'uwamenya uko biri, ngo ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Imana itugirire neza. Ni ukuri iby'Imana ikora biratangaje, iby'Imana ikora biradutangaza uko bwije n'uko bukeye. Ni Imana ishoboye, ni Imana itagihinduka, ni Imana ikora, ni Imana irinda. Ni ukuri ibyo ikora biratangaje. Nawe hari ibyo yagukoreye, hari ibyo wibutse, gusa uyu mwami twikomejeho, ibyo akora biratangaje. Ni umwami ushobora byose, nta wamukurikiye, nta wamwemeye, nta wamwikomejeho uzakorwa n'isoni. Icyo dusabwa ni uko tugomba gukora ibyo ashaka. Iby'Imana ishaka nibyo tugomba gukora, tugakora ibyo gukiranuka, tukirinda ikibi n'igisa nacyo, kuko turi mu rugendo. Igitero cya kabiri kiratubwiye ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari by'igihe gito? Imana itugirire neza. Mu rugendo ntabwo twabimenya byose, ariko Imana twakurikira abizi. Imana niyo izi ibiri imbere, niyo mpamvu igenda iturinda, kandi niyo mpamvu igenda idukomeza tukabitambukamo neza. Imana rero izi byose, kandi niyo mugenga wacu, niyo mugenga wa byose. Nimureke tuyizere, kuko ni umwami ukomeye. Ngo ariko nzi ko nzabimenya, Imana izabiduhishurira igihe gikwiriye. Ngo niki gituma turizwa n'ibyago biriho? Niki gituma urizwa n'ubwo burwayi uri gucamo? Niki gituma urizwa n'izo ntambara uri gucamo? Niki gituma urizwa n'icyo kigeragezo uri gucamo? Niki gituma urizwa n'ubwo bukene uri gucamo? Ni iby'igihe gito. Indirimbo iratubwiye ngo ni iby'igihe gito. Humura ni igihe gito, Imana ikabigenza neza. Humura ni igihe gito, Imana igashyiraho iherezo. Ni ukuri izera Imana, kandi Imana ishobora byose kandi izabigenza neza. Ngo Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Ngo icyo wampitiyemo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo Imana ishaka yaduhitiyemo ni ukugira ngo tuzagere mu ijuru amahoro. Icyo dusabwa ni ugukiranuka, tugakora iby'Imana ishaka, tukirinda ikibi n'igisa nacyo, kandi tukizera. Ni ukuri nta kabuza tuzageraho amahoro, kuko ari cyo Imana yaduhitiyemo. Ngo nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, ngo nanjye niko nzava mu isi. Ngo ubwo ibyago bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ni ukuri mu ijuru tuzahora duhimbaza, nituva muri iyi si y'imiruho, iyi si y'uburwayi, iyi si y'ibibazo, nituyisiga tukajya mu ijuru, tuzahora duhimbaza Imana mu ijuru. Ngo nicyo tuzadukora gusa. Nawe ndakwifuriza kuri ijuru uzarijyamo, nawe ndakwifuriza kuzataramana n'abera. Ubwo ibyago byo mu isi bizaba bishize, ngo hariho guhimbaza Imana. Ni ukuri nawe ndakwifuriza kuzahimbaza Imana. Wowe nkurikiye icyama, nawe tukazaba turi kumwe duhimbaza Imana. Imana ikomeze itugirire neza. Ngo tuzaba ibihumbi, ngo turamye Umukiza, ngo tuzamuririmbira twese, ngo uri Imana ikiranuka muri byose, ngo kubona n'inama utugira. Ni ukuri tuzaririmbira Imana, kubera ko ni Imana ikiranuka muri byose kandi itugira inama. Imana niyo mujyanama mwiza, Imana niyo muyobozi mwiza. Nimureke muri uyu mwaka Imana tuyigire umujyanama wacu, tuyigire umuyobozi wacu, ituyobore muri iyi nzira, kugira ngo urugendo tuzarusoza amahoro. Ni ukuri nta kabuza, kandi nitwemera Imana ikatuyobora, ikatugira inama, uru rugendo tuzarusoza amahoro. Ngo ubu ntegereje, ngo kandi nihanganye, ngo kuzasobanukirwa rwose, ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Ni ukuri umugabane mu ijuru. Nawe nubishaka uyu mugoroba ufata umwanzuro. Niba hari aho wari waragiye kure, niba hari ibyo wakoze gutandukanya n'Imana, uyu mugoroba afata umwanzuro kugira ngo nawe uyu mugabane uzabone mu ijuru. Ni ukuri mu ijuru ngo ni heza, ngo nta burwayi bubayo, ngo nta bibazo bibayo, ngo nta ntambara zibayo. Ni ukuri ngo abahaba bose baguwe neza. Nawe ndakwifuriza ko muri iri juru uzarebamo, nawe ndakwifuriza ko uzabona ubugingo buhoraho. Icyo usabwa ni uguca bugufi. Niba hari aho utitwaye neza, niba hari aho wakoze ibyo gukiranirwa, niba hari aho witandukanyije n'Imana, niba hari ibyo wakoze
bidakwiye, niba hari aho wabeshye, niba hari aho wacabiranyije, niba hari aho wagambaniranye, ni ukuri ca bugufi, kubera ko ngo mu ijuru ngo abaho baguwe neza, ngo ariko ngo batazihana, ngo abanga kwihana ngo bazahezwa hanze na Satani. Imana itugiriye neza. Wowe nkurikiranye rero, wowe nkurikiye umugoroba, ndakwinginga kugira ngo niba hari aho witwaye nabi, niba hari aho wakoze ibyaha, ca bugufi usaba Imana imbabazi. Imana iteze amaboko ngo yakire umuntu wese, kugira ngo ibabarire umuntu wese. Ni ukuri ngo ahangaha mu ijuru ngo abahari baguwe neza. Nawe ndakwifuriza kuzaritaha. Icyo usabwa no gukiranuka, ukurinda ikibi n'igisa nacyo, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ugakora ibyo Imana ishaka, kandi ukagira urukundo, ukagira kwizera muri wowe, kandi ugakunda bagenzi bawe, kandi ugakora ibyiza, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo ngo tuyigenderemo. Imana itugiriye neza. Reka dusenga Imana kubw'iyi ndirimbo. Data mwiza, Mana ikomeye, witwa ndiho, witwa ishobora byose. Turagushimye buri Imana ikiranuka muri byose, ngo ku buntu n'inama utugira ni ukuri urakiranuka. Ariko Mana natwe turakwinginze kugira ngo Mwami uduhe imbaraga tubashe gukiranuka muri byose, kugira ngo natwe tuzaze mu ijuru tujye duhimbazana n'abera, tuzaze mu ijuru hataba ibibazo, hataba ibyago, hataba uburwayi. Mana uyu mugoroba tugusabye imbaraga kugira ngo uduhe gukiranuka rwose, uduhe kwirinda ikibi n'igisa nacyo. Abankurikiye nabo ndabasengeye, Mwama bagiye kure yawe, abakoze ibyangwa n'amaso yawe, beza ubaboneze rwose. Ukimara kubababarira, baha imbaraga kugira ngo babashe gukomeza uru rugendo, nabo bazarusoza amahoro, nabo uyu mugabane wo mu ijuru bazawubone. Urakoze Mana, urakoze kubw'uyu mugoroba, gukomeza utwiteho tugirire neza, kandi abatarakwakira nk'Umwami n'Umukiza bahe kumwakira, kandi ubugingo bwacu bukomeze burindwe nawe. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen.